ibara ry'isine cyangwa violet ni ibara rigaragaza igihe gikomeye cyane cyo kwitegura neza igihe cya Pasika, ndetse kikarangwa n'ibihe byo kwigomwa, gusenga ndetse no gufashanya. Ibyo bikorwa byose rero iyo duhimbaza umunsi mukuru ukomeye, byose dusa nkaho tubishyize ku ruhande, tukongera tukazamuka mu byishimo. Imwe mu minsi mikuru rero ikomeye cyane duhimbaza muri igihe cy'igisibo, wa mbere ni umunsi mukuru wa Yozefu. Yozefu umugabo wa Mariya, akaba n'umurinzi wa Kiliziya. Kristo Yesu akuzwe. Impamvu mpereye aho ngaho kugira ngo mwumve neza ko impuza yanyu yisunze Yozefu, yisunze umuntu ukomeye kandi wizihizwa no mu gihe gikomeye. Ntimukibaze rero ngo liturujia y'uwo munsi iraba imeze gute, ngo turasoma isomo rimwe abiri, oya, ni umunsi mukuru ukomeye cyane. Ndetse na Gloria tutaririmba uyu munsi mwumvise ko twayiririmbye, n'abaje mu misa birabatangaza. Uba ari umunsi ukomeye cyane. Ndagira ngo rero uyu munsi tuzirikane ku kintu bita isezerano, ariko isezerano tugirana n'Imana. Yozefu duhimbaza uyu munsi, icyatumye aba igihangange tukamuhimbaza muri ubu buryo bukomeye cyane, ni ukubera isezerano yagiranye n'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Ijwi ryanjye rirahagerara ntako ntagize. Isezerano yagiranye n'Imana ririmo ibice bibiri. Isezerano rya mbere Imana yagiranye na Yozefu. Yozefu, ufate Mariya muzabane. Iryo ryari isezerano rya mbere yagiranye na Yezu, ariko mu Mana. Kristo Yesu akuzwe. Kano murakumvara. Isezerano rya kabiri, umwana uzavuka uzamwitende, azamwitendera Yezu. Ari umwana yavutse ku bwa Roho Mutagatifu. Byumvikane ko na Mariya babanye atwite inda y'umwana Yezu ku bwa Roho Mutagatifu. Ayo masezerano uko ari abiri, Yozefu yagombaga kuyakurikiza kugeza ku ndunduro. Yozefu hari indangagaciro nyinshi tumwigiraho. Indangagaciro ya mbere numva rwose twakunda cyane, Yozefu burya yagiraga ibanga. Ndabeshyara? Mu mpuza zanyu se hari umuntu ugira ibanga? Barahari? Ababyeyi mugira ibanga? Ko mucecetse sera? Ntago turi mu mwiherero, turi mu nyigisho. Kandi nijoro nta muntu twumva, nta n'umuntu tubona uretse inkuta. Ni ukuri niba hari ikintu cya mbere twakwigira kuri Yozefu, ni ukugira ibanga. Ngo Yozefu marayika akimara kumubonekera mu nzozi, yari amaze gufata icyemezo cya kigabo cyo gusezerera Mariya mu rwihisho, atamukojeje isoni. Ariko yari imfura Yozefu di, sibyo ra? Yari imfura uyu mugabo. Sinzi niba mujya mubyibaza. Ngiye kubana na kanaka, ejo sanze atwite, ntaho twahuriye. Fata akanya mutekereze ibibaho, ibikurikiraho. Yozefu yafashe icyemezo cyo gusezerera Bikira Mariya rwihishwa, atamukojeje isoni. Marayika aramubonekeye, abwiye Yozefu ati, Yozefu, uramenye Bikira Mariya yasamye ku bwa Roho Mutagatifu, uzabane nawe, kandi uwo mwana uzavuka uzamwitira izina. Hari ikintu gikomeye cyane rero gishimangira isezerano tugirana n'Imana. Ni iki dusezeranye?
isezeranyije Yozefu ngo uwo mwana uzavuka ngo niwe uzaza kubabarira ibyaha by'umuryango wawe. Kristo Yesu akuzwe. Urwo ni rwo rwa rufunguzo ruzaherekeza isezerano Imana yagiranye na Yozefu. Yozefu murabizi neza, ni umugabo wabaye intwari. Uretse kugira ibanga, yewe yafashije umuryango kugera rwose mu gushaka kw'Imana. Se murabyibuka amajoro yagenzera Bikira Mariya atwite? Murabyibuka ajya kubaruza umwana ugiye kuvuka? Murabyibuka bahungira mu Misiri? Murabyibuka abana b'i Yerusalemu bapfuye ukuntu banganaga bashakisha Yezu? Ushaka kwibaza ngo icyo gihe Yozefu, Mariya n'akana Yezu babaga hehe? Bihishaga gute? Buriya hari ibintu Bibiliya itagitubwira. Yozefu yajyaga guhaha gute? Kristo Yesu akuzwe. Buriya Yozefu yajyaga gushaka ibiryo bya mama n'agahinja gute? Ntamenyesha ko igihugu cyose cyaramushakishaga. Iyo kinabura Yezu cyari kubona Yozefu. Iyo kibura Yozefu ikabona Mariya, nawe yari kugenderamo. Ariko Yozefu rwose aba umurinzi mwiza, arinda Mariya n'akana Yezu. Kugeza igihe akana Yezu kigaragarije, kakaba igitangaza, kakatwitangira ku musaraba. Burya ikintu kigira abantu ibihangange, icya mbere ni ugukomera ku isezerano twagiranye n'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Burya gukomera ku isezerano, ku gihango twagiranye n'Imana bitugira igihangange, yaba imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Sinzi niba ibyo bintu ndi kuvuga muri kubyumva. Mu yandi magambo, burya abantu bashobora kudutenguha. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Abantu baradutenguha, n'ibintu biradutenguha, ariko igihango twagiranye n'Imana cyo ntabwo kijya kidutenguha. Uwumviye Imana, Imana yo igitwumvira buri gihe. Nta nubwo igidutenguha burya. Twe dushobora gutenguha Imana ariko ntabwo igidutenguha. Igihango twagiranye n'Imana nicyo cyonyine kitugira ibihangange n'abazadukomokaho bose. Twabizirikanye mu isomo rya mbere, Aburahamu yumviye Imana, Imana imugeza mu gihugu cy'isezerano, n'abamukomotseho bose babyungukiraho. Natwe uyu munsi twicaye hano kubera igihango Imana yagiranye na Yozefu. Yozefu aba umurinzi w'urugo kugeza amagingo yangaya. Natwe twicaye hano tuvuga Yezu kubera icyo gihango cyiza Yozefu yagiranye n'Imana. Aho ngaho mushobora kutabyumva, ariko mubirebe no mu miryango yacu. Papa na mama iyo basenga, abana babyungukiraho. Ibyo mwe mubizira? Mwe mubizi? Wenda aho ngaho namvuze birebire. Iyo umuntu ayobora impuza asenga, n'abakristo bose n'abadasenga babyungukiraho, bakugendera ku ntugu. Si wowe uyoborara, aho barakuvunnye nyine. Oya, nta muntu wigeze ukuvuna, barakumvira. Iyo umuryango ugirana igihango n'Imana ukagikomeraho, yewe ibisekuru n'ibisekuruza byawe byose bibyungukiraho. Aho twari turi kumwe mu gitondo, nababajije, ngiye kubivuga gahoro ariko kugira ngo batabishyira muri kamera. Iyo umuntu araguza akaba n'umurozi, yewe ajyana nabyo, turamwibagirwa. Icyo gihango se wagisigira abana? Bagisigira na se inshuti se zabimenya? Zabigukundira? Kubera ko wakoraga nabi? Ariko iyo wasengaga, niyo tuguherekeje mu kiliziya hariya, ntabwo tuvuga ibyo wari utunze, tuvuga uko wabikoresheje n'uburyo wabanye n'abantu n'Imana. N'igihe ugiye
N'ubu turi gusabira Alphonsine nuko tumuziho ibintu byiza. Uko byabingana kose nuko tubimuzi. Yaba yarabaye ruvumwa ntago twamuvuga, twanagira n'isoni. Ariko kubera ko yagiranye igihango n'Imana, natwe turi kubyungukiramo uyu munsi. Yosefu rero kinatwigisha gikomeye cyane. Igihango tugirana n'Imana ni iki gihe cyose. Uyu munsi, n'ejo hazaza, n'ejo hazaza, n'ejo hazaza. Ibanga mfitanye n'Imana uyu munsi rizangira akamaro, n'abazankomokaho nabo bazaza bicare muri iryo sezerano nagiranye n'Imana. Ni nayo mpamvu ni ukuri pe, isi yacu uyu munsi ikeneye abantu bahuye n'Imana, bakomera kuri icyo gihango bagiranye n'Imana. Turi muri ababyeyi bakuru, twagize abantu benshi b'ibihanganye, baratunze baratunganirwa, ariko ababanye nabi n'Imana bakabana nabi n'abantu twarabibagiwe pu. Ariko abantu babanye neza n'Imana na n'ubu iyo tubavuze ugira ngo turicaranye, kubera igihango cyiza bagiranye n'Imana bakagikomeraho. Isomo rikomeye cyane rero uyu munsi iyo duhimbaza Yosefu, uretse indangagaciro tumwigiraho, bakristo bavandimwe, burya igihango tugirana n'Imana ni igihango kidusaba guca bugufi, ni igihango kidusaba gusenga, ni igihango gisaba kubabarira, ni igihango gisaba gukundana, ni igihango gisaba kugira neza, ni igihango kiba gifite utuntu twinshi, kiranavuna. Ariko wagikurikije asiga umurage mwiza, ari mube, ari n'umuzamumenya, asiga inkuru nziza imusozi. Yosefu duhimbaza uyu munsi batubwira ko yapfuye ari mu biganza bya Bikira Mariya na Yezu. Kwisi Yezu akuzwe. Kandi yapfuye Yezu akiri mutoya burya. Twamubizira? Yosefu yapfuye Yezu akiri gatoya, ataratangira no kwigisha mu bantu. Papa akimwigisha uko abaza akora imirimo yo mu rugo. Icyo gihe yapfuye Yosefu. Yosefu bamuvuga ahantu hatoya mu Bibiliya, ntabwo bamuvuga cyane. Ariko iyo dutekereje umubano yagiranye n'Imana n'ukuntu yumviye Imana, ni ibintu byinshi. Amajoro yaraye ni menshi, n'uwabyandika rwose byakuzura ibitabo n'ibitabo. Uko tubana n'Imana rero burya biradukurikirana, n'abazadukomokaho bikabakurikirana. Shoje rero dusabira iyi mpuza, gukunda Imana ntako bisa, kuyikorera bikaba akarusho, intege waba ufite zose uko zingana, burya ubutegurira abazaza inyuma yawe, kandi nawe uba witegurira inzira nziza. Njya ntangazwa cyane n'abantu babiri, abagarukiramana n'abantu baba baje gusezerana, kwigira umubano. Muzi ko harimo abantu baza kwigira umubano, wamubaza igihe aherukira mu kiliziya ugasanga amaze nk'imyaka 25 adasenga. Ntabwo ari ibanga, ndabibabwira. Bari abasore n'inkumi, urasi ko ari umuntu uza rwose bamubwira ati wabatijwe ryari? Harya narabatijwe ra? Kandi afite imyaka nka 32. Ndabatijwe ati ukari mu karere, akavuga akarere katabaho, akakitiranya na komine. Ese wazagiye ugashaka ifishi yawe? Ati harya ifishi yanjye ni iyihera? Ni cya gipande ni iki? Ukumva ari bavuga ibintu biterekera. Wamusobanurira ukumva yarabatijwe. Icyo nshaka kubabwira ni iki rero? Iyo myaka yose 20 adaheruka mu kiliziya, kamubaza ati none se kuki uje gusezeranira mu kiliziya? Iyo ujya mu badive ukajya mu bayehova n'abandi, dore ko iyo bagiye gusezerana
banza bamara amezi make cyangwa ibyumweru biga, banza batiga igihe kirekire nkatwe, sibyo ra? Akakubwira ngo ababyeyi banjye bari abakristo gatolika, ubwo nuko bamaze igihe baritahiye bitabye Imana kera. Ababyeyi banjye sinshaka kubahemukira, mama yari umurejiyo, papa numvaga ngo yarasengaga. Abo babyeyi banjye rero nibo nshaka gushimira kuko bandeze gikristo, kandi amaze imyaka 20 n'ingahe adasenga, ariko igihango ababyeyi bagiranye n'Imana kiracyamuherekeza kugeza ku ndunduro. Niyo agiye gukora ikibi yibuka ko ababyeyi babanye n'Imana akabivamo. Yesu akuzwe iteka ryose. Natwe tugiye kuba abapadiri babanza bakatubaza iwacu, bakanabasura bakabamenya. Iyo basanze ari ababyeyi beza bakeka ko na padiri azaba mwiza bakamufata. Kuko burya umwana ni amaraso ya papa na mama, mwese arandi tuyatoragura harayandira cyangwa byakunda. Ababyeyi ari beza, Imana ntabwo yabaha akana kabi, sibyo ra? Sibyo se? Niyo kabaye kabi kajya kaba kabi kavuga ngo papa yari mwiza na mama yari mwiza, barasengaga, byibuza kakamurya ku mutima. Yajya no kwiyandarika akagaruka avuga ngo nje sanga mama na papa kuko barasengaga. Niyo mpamvu rero kugirana igihango n'Imana biraduherekeza. Mwakorera Imana nzi uwo nkunda wariwe. Abazamvaho bose bazaza basanga narabateguriye amayira nka Yosefu mutagatifu bimbaza uyu munsi. Nanjye numva rero ikintu twasabiriye impuza ni ukuri umuntu wese witangira Imana ntabwo abavunikira ubusa. Wenda uyu munsi ntiwabyumva, ariko ejo n'ejo bundi abazagukomokaho bazinjoyinga nyine ukuntu wabanye n'Imana kandi bibaryohere. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane.